twaraharituye turahanyuka noneho umuntu akajya yisanga rwose uriya mubyeyi Imana umugisha uwo munsi yadukuye mu isoni ati rwose bana babigenza batya. Ndabasubije cyane mwese abadukurikirana kuri GT Empire TV, tugira umunsi mwiza. Imana rero ibaha umugisha mu buryo bwo kubana natwe, mu buryo mubana natwe umunsi ku munsi, abadukunda by'umwihariko Imana ibaha umugisha. Ababana natwe kuri iki gitangazamakuru cyacu cyitwa GT Empire TV, Imana yamwijije umugisha. Mudukurikirana umunsi ku munsi, murabitwereka. Abatarakanda kuri subscribe nyabuneka mukandeho, muramuteye nk'ikomeye cyane, kandi comment zanyu turazikeneye umunsi ku wundi, kuko zidufasha gukomeza kubaka iyi channel, bigatuma tuzabagezaho ibintu bishimiye mukunze bifitiye bibamariye natwe bikagira icyo bitumariye. Ni byiza ko ducishaho ibintu bizima. Nimubona aho turi gutana muzaducyahe, nimubona aho ari byiza muzaturayikinga mu rwego rumukomereza aho. Niba hari ikindi kintu kandi nifuza ko twavugaho nabyo ni byiza, nabyo muzabitubwire tubishyire mu murongo ibyo tuzajya tuganira kuri iyi channel. So uyu munsi rero narinje kubabwira nti mugire umunsi mwiza, kandi uri no mu mwaka mushya muhire, twatangiye umwaka mushya. Uyu munsi nk'uko nari nabibabwiye inshuro nyinshi mu bice bitandukanye bigize ibiganiro tuzadukorera kuri iyi channel cyangwa se twatangiye kujya dukoreraho, harimo icya sinema cyangwa se icya filime nyarwanda. Abenshi mumenyereye nk'umukinnyi wa sinema, ariko si byo gusa, nabaye na director wa sinema nyarwanda mu mafilime atandukanye. Kubw'icyo rero mu byo tuzadukorera kuri iyi channel cyangwa se mu byo muzajya mubonera kuri iyi channel, ni narabivuze, si ubwa mbere mbivuze, navuze ko hazaba harimo filime nyarwanda. Iyi filime nyarwanda ikaba yitwa Mbigenze Nte. Twashyizeho akabazo, ni filime ivuga ku buzima busanzwe bwa buri munsi. Ese mu buzima bwawe bwa buri munsi wowe ubigenza ute? No muri mbigeze kuvuga ngo ubigenza ute? Hanyuma wowe ibibazo uhura nabyo ubikemura ute? Ndabararikira rero gukurikirana iyi filime. Izaba ari uruhererekane rurerure rugenda ruhura n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ese uyu mugore azabigenza ate? Ngwino urebe, ntucikwe n'iyi filime ni ukuri. Ese uyu mwana w'umukobwa azabigenza ate? Ese uyu mwana w'umuhungu we azabigenza ate? Ndabakumbuje iyi filime kuko ndabizi neza ko iraryoshye kandi irigisha. Ikindi ni uko mbasaba ko mwaduha comment z'uko tubaye mu buzima bwa buri munsi, kuko tugamije kwigishanya, si ukubigisha ahubwo ni ukugira ngo dufatanye namwe mutwigisha natwe tubigishe, twigishanye. Ubuzima bwa buri munsi duhura n'ibiki muri quartier, ubuzima bwa buri munsi mu rugo iwacu duhura n'ibiki. Ese uhuye nabyo ubigenza ute? Mu buzima bwa buri munsi uhura n'ibiki ku kazi, mpura n'ibiki mu kazi. Iyo mpuye nabyo mbigenza nte? Mbyitwaramo gute? Ibinduhije ni ibiki? Ibindemereye ni ibiki? Natsinzwe hehe? Nakoze neza hehe? Hanyuma ni iki nakora kugira ngo ahantu natsinzwe ngaruke ku murongo, ndetse ntere imbere nongere nsinde njya mu rundi rwego? Hanyuma se aho natsinzeho ni gute ndi bubigenze neza nkarushaho gutera imbere ntasubiye inyuma? Aha, Bibiliya iravuga ngo uhagaze mwakwijurije ra. Iyo uhagaze uramenye twirinde tutagwa. Ese ndahagaze? Ese ndicaye? Ndahengamye? Ese nigeze mpaguruka? Ese nigeze nicara? Nigeze kubaza abantu rimwe ndababwira ngo hari igihe umuntu avuga ngo umuntu yaraguye, ariko ukibaza yaguye yarasanzwe yicaye, yaguye yarigeze ahagarara, ukongera ukanibaza uti umuntu yaguye ate? Harimo avuga ngo nagushije amazuru.
mu rurimi rw'ikinyarwanda navuga ngo nahirimye, ese yahanutse cyangwa yaguye gato. So muri ibyo bintu byose rero bavandimwe inshuti, reka mudufashe, mudukurikire, muduhe comments, muduhe like, mudukorere share, mudukorere subscribes, hanyuma turebe ko twatera imbere ariko tukanafashanya no kwigishanya. Navuze ngo ni ukwigishanya, muzatwigisha natwe tubigisha, dufashanye muri uru rugendo rw'isi kuko ntawe umenya byose, sibyo rata. Hanyuma icyo cyari igice cya sinema, nanatangaza ku mugaragaro ko iyo filime yitwa Mbigenze Nteye Uruhererekane yamaze gusohoka. Urasabwa gusa kujya kuri JT, mu kinyarwanda ni J na I na T na E na Empire ukongeraho TV, kandi ayo magambo yose yandikwa mu nyuguti nkuru. Murakoze cyane. Hanyuma rero iyo ugeze aho hantu iyo filime uhita uyibona, iraryoshye, ndayibakundishije kuko ni uruhererekane, izakomeza. Ngira ngo ubuzima bwa buri munsi nabwo murabubona. Si yo gusa, hari n'izindi zagenda ziba ku bintu bitandukanye. Reka igipande cya filime mbe nyicumbikiye aho ngaho. Kuri iyi channel hazaba harimo ni igipande cy'ibiganiro bisanzwe. Ibiganiro bisanzwe hari igice cyitwa Iwacu ku Isoko. Iwacu ku Isoko harimo ubwoko bw'ibiganiro bitandukanye, ariko byose bivuga iki? Bivuga ubuzima bw'iwacu n'ubundi mu rugo. Nahereye ku kiganiro kivuga ngo uko wakwivurisha ibimera. Oya, ntabwo ndi umupfumu, ntufate nabi. Niba mvuze uko wakwivurisha ibimera, iki kiganiro cyavugaga ku rwiri. My friend, niba utarakibonye, subira muri Empire TV ujye kureba. Ese wigeze urwara igisebe? Ndakubajije. Wigeze ukomereka se? Uri umubyeyi, uri umukobwa, uri umusore, uri umusaza, ushobora kuba wari umeze nkanjye, hakaba hari ibintu byinshi cyane utazi, udasobanukiwe, ariko ushobora kubyifashisha mu buzima busanzwe bwa buri mwanya mu rugo uramutse ugize ikibazo. Nakubwira nti rero muri iki kiganiro cyo Iwacu ku Isoko hari ibintu byinshi cyane tuzajye twiga turebaho umunsi ku wundi, bishobora kugufasha uramutse ugize akabazo aka kanya. Hari ibibazo ushobora kugira bikaba ari binini byabaye bigari bigasaba kugera kwa muganga. Mbere yo kugera kwa muganga urifashisha iki kugira ngo byibura ugereyo ubuzima bwawe butageze mu kaga, utamaze kwangirika cyane? Ese iyo umuntu akoze impanuka agahungabana, ako kanya mbere yuko agera kwa muganga bibaye ngombwa, uyu muntu uhuye nawe we wamufasha iki? Ese inzoka ikurumye ntawamenya aho mwahurira, wabigenza ute mbere yuko ugera kwa muganga? Ese uhiye, hari ubushye bugiye butandukanye, ushobora gushya cyane bikaba atari ngombwa kujya kwa muganga, ariko wakwifashisha iki ukimara gushya? Wabikora gute? None se ugize igisebe, nakubwiye ngo usubire muri JT TV, JT Empire TV, uzurebe aho twahereye ku rwiri. Nari nkubajije ngo se ugeze ukomereka? Se ugeze uhura n'umuntu wakomeretse? Ariko kuri JT Empire TV turaza kugusobanurira tukubwire ngo nuramuka ugize igikomere ukabona cyangwa ukabona umuntu wakomeretse, byitwaremo gutya, koresha iki n'iki. Hera ku rwiri niba igisebe atari kinini kidakabije, jya kureba uko twabyize, twarabisobanuye, kandi jyewe ndi umuhamya wo kubihamya kuko jyewe nagize ikibazo ku kirenge nishwe n'umusumari, mvurwa n'urwiri. Mbaza rero ngo bigenda bite kugira ngo urwiri rugukize igisebe, kugira ngo amababi y'urwiri cyangwa se indabo z'urwiri cyangwa se uruti rw'urwiri rube rwagufasha uramutse ukomeretse. Nyarukira kuri JT
Empire TV iki kiganiro twaragikoze kandi tugiye no gukomeza gukora n'ibindi ese ndamutse ntetse ibiryo akajyamo umunyu mwinshi kandi wigaburira abantu nabikemura gute ntabimennye siko bavugaya niba nkoze ikinyarwanda kitari kiza kiri muri bavuga ntibavuga ababizi kundusha bazamfashe badukosore muri comment bagwa kumenya ibiryo cyangwa simbizi muzadufashe inkunganyu turayikeneye mu buryo bwose ariko nagira ngo nkurarike ngo nkubwire ngo iwacu ku isoko iki kiganiro kigamije kugufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi ngo uramutse uhuye n'ikibazo cyoroheje mu buzima busanzwe wakikemura gute mbere yuko abandi bantu baza kugufasha waba urimo gukora iki yego rata umwana wawe wavunitse waba uri gukora iki mu gihe utaramugeza kwa muganga wabyitwaramo gute hanyuma muri iwacu ku isoko harimo n'ubundi ikindi gice cyayo kivuga ngo ese iwacu babigenza bate ese reka nkwibarize uyu munsi uramutse ubajije umwana wawe ndavuga wa mwana w'imyaka wenda umwana w'imyaka 4 reka nkomeze ngene no muri 12 ukamuvuza iti dudu urwagura ruzi avuze ngo ajye kurunywa ariko ruri mu muco ruri mu bintu bigize umuco nyarwanda biba mu banyarwanda turi abanyarwanda ndi umunyarwandakazi ukamuvuza iti dudu ubundi amata avaye ahira ko abenshi hano mu mujyi batababwira ngo ava ku igare cyangwa ava mu nyange rahira cyangwa bakubwira ati mbona bayazana ava mu ikarita birababaje kuba umuntu akura akarinda ashaka utamubaza ngo bacunda amata gute ari umunyarwanda biri mu muco w'iwacu birababaje kuba reka mbagatekerezo nigeze kujya gukora filime Mamanike ndamusuhuje ni umuhamya w'ibi bintu nagiye gukora filime ndayirectinga filime hariya turi kwikorera hariya ku Kagugu yewe n'abakinnyi bose twari kumwe twahuye n'uruva gusenya mbaza ngo byagenze gute twari dufite ahantu twagomba guhinga muri iyo filime ndebera nawe rero director muzima ahagaze nyuma y'abakinnyi baragomba guhinga ahantu tugiyemo turahinze ko mbaza ngo mwarahinze cyangwa mwarahatobye twarahingaguye twaraharituye turahanyuka noneho umuntu akajya yisanga arimo ameze nk'uri gucukura ibitaka turabyirundaho ugahagarara ugahinga ukisanga wimenyeho ibitaka aho kugira ngo uhinge kandi abandi barahinga ukabona biraringaniye bimeze neza reka mbabwire uwo munsi Mamanike yarahagaze araduseka twagize umugisha cyo gukora ndashima araduseka aratubwira twese ko twakabaye sibwo nari nyoboye ibiki aratwereka tubwira dore bana ba rwose uriya mubyeyi Imana umugisha uwo munsi yadukuye mu isoni ati rwose bana babigenza batya kugira ngo ubutaka buringanire neza umuntu ahinge neza bigende neza dora bigenza atya ntabwo amera nk'uri kwijugunyaho ibitaka cyangwa se uri kwitaba cyangwa se uri gucukura aho ahinga aratwerekera Imana imuhumugisha ndamusuhuje ndaramukunda cyane ese wowe iyo ubonye abantu bamugushera umenya uko byagenze bihera ibi byose rero ni ibintu tuzagenda tuvuga muri kino kiganiro cy'iwacu ku isoko umutobe uva he bigenda bite ubuki turya buturuka hehe tuzagenda tubasurire
ibi bintu byose aho bikorerwa tugenda tubasobanurira no kubereka uburyo bikorwa. Abana bacu ndetse natwe ubwacu ibintu tudasobanukiwe kandi duhura nabyo buri munsi turushaho kugenda tubimenya buhoro. Ndabashimiye cyane kubw'iki, muzabane natwe muri iki kiganiro, hanyuma mujye muduha n'ibitekerezo by'ikintu ibintu twabivugaho. Murifuza ko tuvuga ku ki ubukurikiraho? Ni icyo utazi wifuza kumenya mu bibera iwacu mu rugo, mu bibera kwa nyogokuru, mu bibera kwa sogokuru, abagize umugisha bakabana n'abo babyeyi bakuze cyangwa bakaba bakibafite, baba bafite ibintu byinshi cyane bazi baturusha. Ushize natanze urugero rw'umwana w'umukobwa wamvuye igisebe, yari afite ibintu byinshi cyane, n'ubu afite ibintu byinshi cyane. Tuzagomba tuganire nawe ndetse tuganire n'abandi bantu bakuze, tunabasure tumenye ngo babaho bati. Muzabane natwe n'ukuri ndabinginze, kandi muzabigeze ku bantu benshi uko bizashoboka kose. Iyo cyari igice kindi kizaba gikubiyemo ibintu byinshi bitandukanye. Hazaba harimo no guteka. Nicyo utazi guteka ariko ni isombe niki? Ese bigenda bite kugira ngo ibiryo bishye vuba? Harimo n'abavuga batari ku ngubu ngiye natetse ibiryo byabaye nk'amabuye, inyama ntizishye. Bigenda bite? Uzabisanga muri iki gice cy'ikiganiro, muri iyi channel kivuga ku bijyanye n'iwacu ku isoko. Hanyuma hari ikindi gice cya gatatu kiba muri iyi channel, cyangwa se kizakomeza kuba muri iyi channel, ariko iki gice cyo kivuga ijambo ry'Imana. My friend, nshuti yanjye uwo nkurikiye, uwo tuziranye mbona nk'ubone ndetse n'uwo duhurira kuri izi mbuga nkoranyambaga mu buryo butandukanye, iki gice ni ingenzi cyane mu buzima bwanjye kandi mu buzima bwawe. Ni igice cy'ingenzi cyane twubaha twebwe abakorera, haba jyewe nabo dukorana kuri iyi channel ya JT Empire TV. Ibiro tubane mu ijambo ry'Imana, dukomezanye urugendo nyabo. Reka nkubwire neruye nkubwire ngo kubaho kwanjye, kubaho kwawe, ubyemere cyangwa ntubyemere bitewe n'ukwemera kwawe, uko byagenda kose Imana yacu ibifitemo ububasha. Ni imbabazi zayo gusa nyinshi zitarondoreka, ni ukubera urukundo rwayo gusa narwo rutarondoreka, ni ubuntu bwayo gusa iba yatugiriye. Ese mwibarize, aho bwakereye nta bantu mwabyutse mwese muri bazima? Aya masaha wenda wowe cyari muzima nanjye turacyari bazima, turashima. Ese nta muntu hari ikintu cyamaze kubaho runaka giteye ubwoba? Reka nsubire no nkubwire ngo ni ubw'Imana gusa, ni imbabazi z'Uwiteka gusa aba yatugiriye. Waba ubyemera cyangwa utabyemera, ubwo nawe ufite ibindi wemera. Singutunze inkoni, yewe singutunze n'urutoki, ariko jyewe nabo dukorana n'imiryango yacu tuzakorera Uwiteka. Haleluya! Twemera Imana, niyo mpamvu tukuraritse kuri iyi channel ngo udufashe dukomeze uru rugendo rwo muri iyi si, ariko Imana iri kumwe natwe. Twakurarikiraga rero kuzabana natwe. Aha muzahabona abavugabutumwa batandukanye, muzahabona ibihe byo gusenga byiza kuri iyi channel. Ntabwo rwose iki gice cyabura muri iyi channel. Murarikira, niba wizera Imana ukaba ubyumva kimwe nanjye kuri iyo ngingo, rwose ntuzabure kudukurikira, ntuzabure kudusubscribinga, ntuzabure kutulayikinga, ntuzabure kudusharinga, ntuzabure kubana natwe muri ibi biganiro mvuze biri mu bice bitatu bizajya binyura kuri iyi channel ya JT Empire TV. Ndabashimiye cyane rero, nariho mbagezaho ibijyanye n'iyi Empire yacu, ubwami twubatse bwose mu mwuka wa Kristo. Imana iguhaye ijambo twese.